batwiba bakwangiza ibikorwa byacu basebye akazi kacu sibyo mubihorere twe dufokasinge ku kazi kacu ariko naho ndi kurujajwa n'ubusa niki wenda wowe kuba warakinye umugabo wawe ese ubundi kankubaze hari ikibazo wowe ufitanye n'umugabo wawe gituma wenda ugenda ukagenda ugashakira ahandi amahoro abana zabarera gute njyenyine kugira ngo Kristo azane indaya no muri inzu. Betty, calm down, okay? Chris ndabizi n'umugabo wiyubaha ntago yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago ashobora kugura indaya, ibyo ndabizi. Sibyo? No, natari ngombwa. Sibyo? So, I can't do this. Nanubu kandi ndabikora. I'm sorry. None se kubite kandi kukomeje kurakara. Ibi byose niwo biteye. Igihe nagwamagariye ntago biba byaba. Njyewe none muhagaritse akirikana. Gaho ni mumbere kandi. None se mayibomba wari mbwiza ukuri. Ubundi bwiyo nzana ari kumuhagarika gukora ibyo yagombaga gukora. Wari kubihagarika kujya mbona undi mukobwa aryamana na Chris. Ubwo ndumva nta kindi nakora n'isubwo kuko umva mubwira hari ikintu ushaka kugusaba kandi rwose umbabare n'umakanya n'inshuti yanjye sibyo. It's okay, just tell me niba ari igishoboka I will do it, if not sinambwiye ko watandukanye na sheri wawe so ubu wabuze ukuntu bibabazamo. Ikindi none ndakwinginze basi niba ushaka ko ngewe na Chris tugumana ndi kugira ngo ube mumfatiye muri kino gihe turimo. Muzane se abi wanje mucumbikire. Ntabwo icyo nshaka kukubwira. Get to your point. Nyine ndi kugira ngo wowe umumfatire urumva basi nyine mu gihe nashoboye kuba ntaryamana nawe wowe ubinkorere. Nyine noneho basi bumufate kujya ajya mu ndaya atazazana n'ibirwara cyangwa abantu bakamugerekaho inda bakamubeshyera cyangwa se bakamwanduza n'ibyo birwara byose. Ariko we basi ntaba mwizeye ntabwo wamemukira kandi ntiwanamurya amafaranga nkakuru buriya nabo kumurya amafaranga nta n'ikindi kintu bamushaka ndabizi ko batamukunze. Ariko basi waba umumfatiye nyine basi mu gihe nari kuzuza inshingano z'urugo ukabinkorera mu gihe gitoya no kugira mu bure ndakwinginze. Betty, are you even listening to yourself? Kibuze ibintu uri kuvuga urimo ni ibintu wabanje gutekereza cyangwa biri kuza tu ukabivuga gutyo gusa. Ese reka nkubaze. Okay, let's say ko ndabikoze njye nakunda umukobwa izo ndwara se bizute kwenda ntanafite n'ibirenze ibyo ngibyo nanjye nazimuzanira ayo mafaranga. Njye sinkenera amafaranga babe. Wake up, okay? Wiba umwana we kora igishoboka cyose kugira ngo ubake urugo rwawe sibyo. Yewe niba nibinanga twajya no mu bapfumu twajya nahe ari kugumana umugabo wawe. Icyo kintu uri kucyumva neza nko kuvuga ngo abandi bako Yesu ubwo tuvuga aramutsa nteyo nda. First of all nago nayikuramo ibyo bintu ndabizi ko nabikubwiye kuva kera tukiga ku munsi habayeho accident nk'iyo ngiyo nzahebera urwaje ubwo sayine ngahibaze. Hey, dore wa mukobwa best friend yatwaye. Can you imagine that? Can you? Baby, think twice, okay? Nago nabikora. No,
Oui. Uhagaze kuri gate ya Grey. Hari inzu isakaje amabati y'ubururu. Okay, naho ngaho wahageze. Wiharenga ndaje. Ego. Sawa. Hey. Umhora iki koko? Njye nawe urabizi ko nta kintu kiduhuza cyatuma dusomana. Noneho ku munwa kweli. Akoje. Ikintu ushaka ko kiduhuza kirenze kuba ngo ukunda n'iki? Shamsa. Urankunda ariko njye nawe ntabwo dukundana. Okay? Nese John, basi nzakora iki kugira ngo amarangamutima ngufitiye ashire? Umura bizashira Shamsa. Kandi remember ko wambwiye ko ari crush. Kandi crush irarangira. Don't worry. Basi reka twinjire two kuguma kuri gate. Karibu rero. Nkorera. Bana abakolege banjye bose turakorana. Biteze. Ni bon. Meze neza. Yeah. Shanza. Ndaho umushyitsi wawe karibu. Karibu, waba wicaye. Shamsa, hanze tuvugane. Ariko Shemusa, biriya bintu byose uri gukora uyoborwa n'amarangamutima yawe, ukazana abantu ntazi bazengurutsa mu kazi, biriya ni biki? Ariko se nk'ubu ngubu ndamutse mpamagaye Christian, ibintu ukoreye hano wabisubiramo? Ndabinginze we, ndakwinginze mbabarira. Ibyo bintu Christian abimenye kuko nahita nsubira ku isuku. Ngiye niyemeje kuba umwizerwa hano mu kazi ndetse no kwa Christian. Ngomba kubivuga byose ko bimeze. Shemusa. Maso, wambabariye kuri uyu munsi arengeje ari wowe. Oya. Ntabwo biriya bintu bisanzwe. Wagiye wumva koko. Ntabwo nzabyo. Mureke dusubire mu kazi. Dusubire mu kazi yirukana ura muntu wawe. Prince. Jenny. Twasohoka mukubwira. Hari ikibazo? It's okay.
What's happened kuje kunsasikana wanga? nabonaga hano ariho twaganira twisanzuye kuko urabona uje kundeba ku kazi ntabwo bigaragara neza imbere ya kolege. Okay. Abari ikibazo natera? It's okay. Yeah, listen, Shem. Shaka umuza na Christian kandi byose. Urabona ko mukorana umunsi ku munsi. Kumugezaho byakora. Ndabikeneye cyane pe. Kuguhuza nawe si ikibazo ariko hari condition, hari ikiguzi. Urabyumva? What again? Nguhuza nawe ukaba umuntu we wa hafi. Uzansoma ku munwa. James. Uziko iyo ari ruswa atari ikiguzi. Okay, wowe nkora ibyo nkusabye ibindi nzabitekerezaho nyuma. Uzabitekerezaho? Nanjye ubwo ngubwo ibyo kuguhuza na Christian ukaba umuntu we wa hafi nzabongera mbitekerezaho. Biroroshye. Ariko buri uzi ko no kugira ngo umwambarire mu bukwe bwe ninjye wabigizemo uruhare. Ubundi yagombaga kwambarirwa na Masudi abandi bantu tukabamushakira ntanamenye aho bavuye. Urumva ibyo ngibyo byo kuguhuza nawe ukaba umuntu we hafi n'ibyo byananira. Ariko ikiguzi cyanyu ngomba kubanza nkakibona. Utakimpaye nawe urabyumva. Okay. Wowe bikore n'ibicamo. Niyo kisi nzayego. Ariko ntazagira ibindi bintu uzarenzaho. Umva, biriya bintu byawe na Shemusa. Urabona Shemusa ataburwamo cyangwa ubona yuzuye? Nge mbona afite ikibazo uburyo arimo kugenda tugambanira. Maso, cisha make. Gute kandi umva mubwira ariko. Ikintu cyose uzayo ujya gukora. Ujye ubanza ugitekereza urebye ni bari pe koko. None urashaka kuvuga ko ntatekereje? Ubu ni turamuka twirukanishije Shemusa. Mbabura umbwiza ukuri na deal zose yagiye adukorera. Niba ukuntu iyo dushatse gukubita umugabo hasi tubimuhereza akabikora gisirimo. Mbabarira mbwira. Ya. Nturebe ugiye mu masantere dusa cyangwa mu hospitali yose 80% wasanga ababyeyi barimo abenshi babyaye abakobwa, abahungu aribo bakeye. Uzi umubare w'abantu bashaka akazi ariko. Maso. Ngubu akazi yakora guwo wagakora. Uzi abantu bakeneye akazi kuno ari benshi cyane kandi bagakora neza batatugambanira. Maso. Babara wirakara. Kandi ikindi kintu nakugiraho inama ntukazajya ufata umwanzuro ugifite umujinya ungana. Ariko ibintu byawe byo guhora ugenza buhoro irindi kosa azongera kudukorera uzariryozwa. Nzagenda narangiza sigarana nawe. Ariko se Junior ubundi Chris uramushakira iki? Ubwo waba ugiye kumugirira nabi ari njye wabahuje bikankoraho. Shemusa, ntawe nzi koko. Umutima wanjye ntabwo waba rwose. Umutima wo kugira nabi wapi. Ibyo sinanabishobora. Amenye. Hey, listen. Umva mvugize ukuri cyakoze nakubeshye. Impamvu nshaka kwiyegeza Chris cyane. Ndanyara zangeze ku mugore we Betty. Kuko buri umugore we ni umushuti na shere wanjye Joy. Kandi Joy muri iyi minsi ntabwo tumeranye neza. So ndagira ngo rero nzaterete Betty ankomvekera umugore ko tugomba kugumana. Noneho Joy mwaratandukanye. Se wigeze wumva amagambo navuze gutandukanya na Joy hariyo ryo navuze? Cyangwa nawe urashaka kurya umugore wa Chris ko abagabo bose bamwifuza babuza aho umuhera hano hanze. Ariko ubone ngo Yves amurongorera umugore ntacyo amurusha. Nanjye ngo ntacyo amurusha ahubwo se bahuriye he? Ariko nuko agereranya ibintu. Uzi ko n'ingoni iva mu ruzi kajya kuri Gaturume? Betty hari impamvu yakundanaga na Yves.
hari n'impamvu yataye Yves akajya kwa Chris. Mukagereranya ibintu rero. Ese Jimmy, niba Joy mutameranye neza muri ibi bihe, waretse nkababwiherekeye ko n'ubundi uri mu bihe bitakoroheye. Ibyo utangiye kandi nawe. Wenda gusaba kumfasha ukaza kuntwera ibyo nagusabye. Banze nkore ibyo nagusabye, ibintu tuzabireba nyuma. Prince ibintu twaganiriye nabyumvishe ariko Shemusa ngomba kumuhana mu buryo bwanjye nkamwiyegereza nkamukanda ku buryo atazongera sibyo Maso ibintu tumaze kwemeranywa aha ngaha ibyo bintu byawe rwose by'amabifu ni ibiki bije gute Prince nzakibisha cyakoze cyane sinzi kurumara kumana Masudi yagweranye byagenze gute ntamuherano urabona abanyamahanga batatwinjiriye icyo ntabwo ari ikibazo twebwe duhora twiteguye kuba umuntu yatwinjirana turi muri diru zacu tugahita duhindura akazi byo ni ibintu toto mujye mworoshya ibintu mufatemo n'agapoze bro ndi bro wawe kuva ryari ubu niwo muntu ubonetseho kungira inama mwandi ubundi Maso hasi ubu ndinda n'ubwa mbere kuko ubu ntabwo mumenyereye niko yimereye iyo bantu iyo batangiye kuzamura temperature agerageza kubicurura aho ubundi n'ukuri nta rundi rwango Dinda ngaho subira mu kazi nganiraho n'Amasude hano gatoya n'ukuri muri no minsi mbwa akazi katari kugenda neza ariko tukwiye kwicarana tugacu tugashaka igisubizo tutavuze tumukuremo sibyo ekipi irahaye kandi irakomeye n'ubyo akazi gahindurwamo twese turabizi wamba bari kwakakora akaboko ibyo bintu by'amabifu reka ngureke ibintu iyo byanze ucishamo n'akanyabu ariko tuzavugana neza saa reka dukore akazi Junior ndibaza ko turangizanyije rero. Yeah. Uransezera umuhobeye gute? Come on, Shems. Ndakubwira ko abantu iyo basezerana ko bahoberana. Come on. Ahubwo tugende muri ofisi yanyu mbe amazi mwembe ntegereje na Chris. Aze kuza tuvugane. Junior uri umusazi. Urashaka kujya kwicara muri ofisi Christian akaza kagusangamo? Uzi ko agusanzemo bamwe muri twe twakwirukanwa abandi bakaburirwa irengero. Come on, Shams. Nta kibazo gihari bana. Rekaze ahubwo umuntu nkore na introduction. Ngo bitabye biri easy. Ubwo ngwino mbere ngwino yewe. Ngwino takubona. Come on, bro. Rekaze tubonane. Se wowe ugumisha umurava ari mu biki